Twe kubyinjiramo ariko pastor uriko pastor Claude ubu ngubu hanze aha uza abagore bari kuza kuri social media ati pastor Claude yambwiye ko yansabye ko dusambana ariko abo ngabo Claude yanabarega yabarega bari kuvuga ko yashatse ko basambana barishira ariko ibi bintu kandi jewe sinzi murimo murashaka ibi bintu reka nkubaze ikibazo ubona uturi umugore wenda wifitiye umugabo wenda ejo uzanashaka warangiza ukaza ukavuga ngo nasambanye na runaka niba ushaka n'amaviyuzi cyangwa abamaviyuzi bayakeneye bakuguze ariko wikwiyandarika wikwiyandarika oya jewe biba bimbabaje ndi mukuru nzi bibabaza koko mu kinyarwanda baravuga ngo wicaye nabi ababaza imbere we wicaye neza wireba imbere nanjye nagombaga kureba urumva ngo wicaye nabi akora iki ababaza bakareka kujyayo ubundi ribu sico gisubizo ntago navuga ngo ni cyo gisubizo siyo ntambwe ya mbere yakabaye intambwe ya nyuma ariko ibi bintu aho byatangiriye iyo baduhamagara nk'abashumba cyangwa bagahamagara abavandimwe noneho hakabaho kwanga ngo runaka namuhamagaye byagenze uko ariko ntibijye ribu ni itegeko itegeko ni ikintu gikomeye cyane itegeko niyo umuntu mwaba muvukana niyo umuntu waba umubyara ari we muyobozi wa RIB ukora iki itegeko rivuze rero ibintu byabo ariko ubundi wambwiye neza tutavuga ibi bintu nanone ari ibihuha batagiye kuri RIB aya Claude yitabye RIB ndabizi neza ngaho bitangariza bakurebeshemo kamera oya juste ntibaryumva Claude yagiye muri RIB ngaho uvuga ngo jewe Baraka komeza ibindi ndasubiramo rwose Albert niyo nsaba ndemeza ko Claude yagiye RIB ko Claude yagiye muri RIB ni ndahiro ngo uhaye byisubiremo wenyine jewe Baraka tumwana w'umukobwa yari mwiza ariko aza muri biro arambwira n'umwana utarengeje n'imyaka ngire ngo nka 25 arambwira ko yanduye agakoko gatera sida arabimbwira amubuhamya ko yanduye agakoko gatera iki sida hanyuma birangije hari undi musore nawe ansanga muri biro nawe amubuhamya kandi ari umwana mwiza hano umubonye ntacyo wamukeka keretse uri muganga yagiye kwipimisha nawe yarwaye agakoko k'iki gatera sida ariko uzi ikintu cyabaye bageze aho bumvikana abo bombi barangije bo ubwabo barihuza bamaze kwihuza bombi ibipapuro bigaragara ko bakoze iki barwaye birangije ikintu cyavuyemo niki nubukwe amahirwe bagize nuko banabyaye umwana utanduye urumva icyo ndimo kukubwira hari ibintu biri private utazana ku muhanda ngo ndwaye sida ubu nanjye mbabwire ngo ndwaye sida urayirwaye nibyo ndimo kuvuga mbabwire ngo ndwaye sida ntago mbizi cya gihe hanyuma nkabona ntawe ufite icyo avuze ari wowe wakora iki cyangwa wavuga iki cyangwa watekereza iki ubona byaratewe n'iki se pastor kugira ngo babatakarize icyizere urumva ibi bintu biri ku mihanda by'abantu bizeraga wenda nibavamo ejo nijye uzakurikiraho cyangwa nibavamo n'undi mupasiteri uzakurikiraho hari umuntu uba wizera iyo ubonye rero hari ibintu akoze uhita wiheba kwiheba kwishidikanya bikavamo mbese gutakaza icyizere badutakarije icyizere ubwo se kubera ibi bintu biba biri ku mihanda ubwo rero hari ibyo musabwa ushobora kubisabwa uri umwe undi ntabyubahiriza ubu rero n'ahimana gusa n'ahimana Imana kugira ngo mwongere mugire abantu bongere bagirire icyizere umurimo w'ivugabutumwa n'abakozi b'Imana kuko watubwiraga ibyuma ubwo rero kuva Baraka TV hari nahinduka Imana byose no kuvuga idufasha
Imana idufashe cyane ariko nkeneye ko ubutaha tuzahura rwose umbwira ngo hari umuntu nabonye angura ibyuma byo mu rusengero naboneka nzakubwira n'uwabiguze nzamuvuga ashobora kuvuga ngo ndabigura ariko sinshaka kumvuga nta kibazo ishimwe dushaka gushima Imana ngo ibyuma byabonetse nta kibazo nkwemereye ko nzaza nkabivuga nibyo wari ugarutse ku bakozi b'Imana rero harimo abakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ku buryo abantu babibona nyine bakabona ko umurimo w'imivugabutumwa cyangwa se abakozi b'Imana atari abo kugirirwa icyizere bamwe muri abo ngabo message wabahaniye pastor icyo naha message sinayiha abo bakozi b'Imana kuko ni ibyanditswe bigomba gusohora kandi ibyo byanditswe iyo bisohora bigira abo bisohoreraho icyanditswe ntigisohorera ku mabuye cyangwa ku biti cyangwa ku nyamaswa Bibiliya iravuga ngo mu minsi ya nyuma hari abazaza biyitirira Kristo mu minsi ya nyuma hazaba hari abavuga ngo ni Yesu mu minsi ya nyuma Bibiliya iravuga ngo muzumva iby'intambara n'ibihuha by'intambara Bibiliya iravuga mu minsi ya nyuma ko urukundo rwa benshi ruzakonja ni ibyanditswe rero birimo gusohora ahubwo icyo nabwira abaduteze amatwi abarimo kutureba abarimo kutwumva bo ubwabo bihangane kandi bige kujonjora kureba igikwiriye n'ikidakwiriye umwuka bafashe kuko bitwa amabuye mazima Bibiliya bita amabuye mazima Bibiliya bita amabuye mazima ntabwo ari abantu mbese baba bari aho batazi ibyo bakora ni abantu bagomba kumenya ngo uyavuze iki ibintu nk'ibyo mu kandi kanya nabonye byacaracaye ku mbuga nkoranyambaga Claude ajyanywe muri RIB Pastor Claude inkuru wayumvise nawe inkuru nari ntarayumva ariko icyo nakubwira nari nababwiye batajya muri RIB mfata umwanya nicaza Pastor Claude Pastor Claude aranyumvira aricara aranambwira ngo hari naho nakoze ikosa nzarisabira imbabazi hanyuma ngerageje guhamagara Pastor Mutesi mwandikiye message hanyuma Pastor Mutesi ambwira ko atari mu Rwanda ko ari hanze rero ariko jewe inama nari nabagiriyemo ibintu byabo nibajya muri RIB byakomera byakomezwa n'iki urumva RIB nk'ubu uburyo numvishijemo ariko nabyo ntabwo navuga ngo mbifitiye proof ukuri nyako hanyuma numvaga bavuga yuko Pastor Mutesi ngo niwe wahaye ya certificate ya Rusagara ngo niwe wayitanze wayihaye Pastor Claude wayihaye Pastor Claude icyo gihe rero muri iki gihugu cyacu iyo ikintu cyageze muri RIB ukagerayo gutya uvayo ukuri kose kugiye hanze ukuvuga icyo gihe iyo certificate harya bayise bate mu gifaransa ngire ngo ubanza ari icyemezo kigaragaza umuntu ko ari ingaragu ko yadivorushije ahubwo ko ariko icyo gihe burya biba byabanje kunyura mu rukiko urukiko rugaca urubanza ariko ubwo icyo gihe iyo byabaye gutyo urumva uwo nyakwigendera Rusagara atarapfa abantu bavugaga byinshi gagiye nta n'ibyo mbanza nanjye wasanga ari byo nabazwe ejo ndavuga ibyo nazi niyo mpamvu nakubwiraga ngo urankunda kunzanye kuri iyi mihanda ariko icyo ndimo kumva ndumva ngo uwo nyakwigendera wavuye mu isi Rusagara ko ashobora kuba yarasezeraniye mu Burundi atarasezeraniye mu Rwanda bivuze ko icyemezo Mutesi yaduhaye rero yaba ari impimbano ubwo rero babisanze ari icyemezo mpimbano kiri shuguri cyarashuguritswe ubwo rero bivuze yuko icyo gihe bya bintu byari zagasi cyangwa sagasi sinzi uko mubyita byajya mu itegeko kandi bigiye mu itegeko hakurikiraho iperereza ibi bintu bivahe icyabizanye n'iki bikurikizwa n'iki ibintu nk'ibyo rero ugasanga bibaye birebire ibintu byabo numvishije birimo ibintu byinshi ngewe mfata umwanzuro wo kubahamagara rwose murebye kuri telefone yanjye nahamagaye
Pastor Claude waranyemerera mpamagara Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ansubiza message arambwira ngo sindi mu Rwanda. Namubwira nendaga kubahuza na Pastor Claude. Kandi mbifitiye ububasha n'ubushobozi. N'uwabimbaza nizo nshingano zanjye kuko genda pastor. Ndi umushumba. Itorero nyobora rifite ubuzima gatozi, rifite address, mfite uburenganzira buhamagara abantu noneho bisa nkaho twahuriye n'ahantu mfite uburenganzira bubahamagara. Nta wambaza ngo wabahamagaraga nkandi oya nari mbifitiye uburenganzira. Kuko byatangiye ari utuntu tworoshye babaza umugabo babaza ngo ese Mutesi afite umugabo abandoya Rusagara ibice ariko noneho ubwabo uko bagendaga bavuga niko bagendaga bizaniramo ibintu biremereye ubona ribu koko umuntu wa ribu wenda mu murenge runaka abiretse urumva abyihoreye umuyobozi we mukuru yamubwira ibyo bintu kuki bicyaracyara ku muhanda mwabivuze hiki yasubiza iki ndavuga yasubiza iki ntacyo yabona asubize ubwo rero narababwiye ngo tubunze bakajya ku muhanda bo ubwabo bakivuguruza mu byo bavuze isi kabona ibyo batangira kuvuga ngo ba bantu bari mu maburage ariko nibyinjira muri ibu byakomera kandi genda abona ibintu byabikomeza kuko umugore wa Rusagara yanatumizwaho cyane noneho rero agaragaje yuko atigeze agira urukiko aburaniramo cyangwa ngo ajye kuri ambasade y'u Rwanda ahantu kandi hano hari urupapuro rwasohotse rugaragaza ko umuntu yari mariye byabamo no gufatira iriya mitungo ya Rusagara ugasanga irafatiriwe cyane kandi iyo yafatiriwe iba nkibuze nyirayo ibishinzwe leta ako karere iherereyemo niko kaba kabishinzwe ariko icyo gihe nibo babyizamuriye kubera yuko iriya certificate na executive w'umurenge numva ngo nuwiyo mu Bugesera wayisohoye nawe byazamo ibibazo ese ko Claude na Mutesi bari inshuti wasanga ari nawe wamufashije kuyisohora kare wamufashije kuyihimba uyu ngubu ntago twavuga ngo ni impimbano ariko ibintu ndimo kumvira ku mihanda ngo ibintu ndimo kumvira ku mihanda iyi sirakazi Baraka iyi sirakaze Bibiliya Yesu yagiye kujya mu ijoro ngo barangije abaraga umurage utari mwiza umurage wa Yesu urawuzi yaraze intumwa na ba Satade ntago uwuzi aha iwe ntabyo uzi Yesu yaravuze ngo muri mwisi mwihangane isi yabanje kugorage namwe izabagora ariko nyuma yaravuze ngo urukumva mube maso ibikorerwa ku isi byose ndabizi mugira ubwoba nanjye nabinyuzemo nyine yavuze yayinyuzemo ariko kwigoye ngo nawe yaramugoye harya Baraka hano nafunze peso yafunze neza ndabona ari sawa ega ntangiye gukura wakuze nakuze azanye imisatsi irenze ibiri aba yaje cyangwa aba yagiye erega buriya Baraka abantu ntibibeshye buri uko dukura urumva buri uko nuzajya ubona ukaraba mu maso gutya ujya uvuga ngo ndegeraho navuye yego Bibiliya iravuga ngo umuntu yavuye mu gitaka umubiri wavuye mu gitaka ni namwe uzasubira uyu mubiri rero ni ikindi kintu ni ikindi kintu rwose avuye mu gitaka kandi uzasubira uzasubira mu gitaka ubu rero nanjye iyo mbonye uyu musatsi n'iki n'imbaraga n'iki mba mbona ndimo gukura yego Imana izaguhe umugisha usige amateka narinzi ngo ugiye kumbwira ngo Imana izaguhe iruhuko ryiza narinzi ngo ugiye kunyica Baraka Imana izaguhe ibyo uha abanyarwanda ku buryo uzasiga umurage mwiza nibyo nari ngiye kukwifuriza ntibyoroshye
biroroshye oya nabonye bitoroshye kubera iki ni nka ya ndahiro ngo Imana ibimfashemo koko yo ngiye kureba utu tuntu twaje ari gutya none tukaba turimo kujya muri RIB nk'uko umbwiye ako se ufite amakuru ko baba bari muri RIB Pastor Claude ari muri RIB ariko amakuru mfite nuko atari Mutesi ngo wamureze ariko yaregewe muri iyi dosiye yaregewe muri iyi dosiye RIB irakurura RIB rega abantu bumve ko RIB ari urwego ni ukuvuga ngo RIB ni urwego ruba rwarashiriweho abanyarwanda rwitwa abagenzacyaha bivuge neza abagenzacyaha sobanurira abantu icyo bivuze urukongora oya nawe wangoye gusa we ubona unzana muri ibi we wangoye kabiri naba nanjye nkugoye rimwe n'abagenzacyaha bashinzwe kumenya nyine niba bavuze ngo ntambara Saturday yicaye kwa Baraka TV bashinzwe kumenya ngo mu kugenza icyaha kuri ntambara Saturday turagenzura nimba koko yarahuye na Baraka nimba yarakoranye ikiganiro na Baraka nimba kandi ibyo bavuga yarabivuze muri icyo kiganiro bakoranye aha noneho ni ukuvuga Claude niba umbwira ngo yatumijwe urwego rwa RIB usibye ko nge ntabizi ariko niba yatumijwe koko ariko wa mugani Claude wabuze hano ariko icyo nababwira ntabwo RIB yo ibigamije gufunga oya ibigamije gutega amatwi yayo neza ikavuga uyu muntu nibi twumva proof yabyo ni iyihe RIB ifite intego eshatu no guhana gutesha no kwigisha burya rero abantu ntibabizi RIB intego yayo ya mbere si uguhana yego ahubwo bo baba bashaka ese uyu muntu uvugwa iki kintu nicyo cyangwa si cyo ubu rero Claude nagenda akisobanura neza niba ibyo uvuga ari byo aragaruka ariko se wowe wayamenye ute ko ntarabyumva ku mihanda hano nayamenye ni Claude wayambwiye ni Claude wubwe wabikwiye yarambwiye ati mu kande kanya ati saa 2 ndajya kunywa icyayi cy'imihurura akabi gasekwa nk'ake akabi gasekwa yambwiye icyayi nta ndajya nywera icyayi ni hariya kuri RIB ni kuri RIB se batanga icyayi uyu none se wagera saa 2 bagukuye mu rugo ntibaguha icyayi oya RIB niyo yagukurayo RIB buriya rero iyo nabo ni abantu iyo bagutumiye ukitaba isaha baguhaye iba ari iyo barakubaza ariko yabonye wicaye amasaha ye ane usenge iyo wabonye baguhamagaye uwakagusiga yego hakaza undi akagusiga ukicara burya baba bari mu kubyigaho uhambera barimo kubaza undi ngo mbigenze gute undi none bagakora inama akavuga uyu mumurekuye yahita acaho none mube mumugumishije aho ariko ntibaba bagufunze baba bakiri mu iperereza rivuga ngo uyu muntu ntitumurekure akiruka ariko RIB abantu bareke kuyitinya nk'uko bumva bayitinya ahubwo bayubahire mu rwego rwo kubahiriza umuntu amenye ngo agomba kubaha amategeko kubaha amabwiriza mbese umuntu ubu se wowe Baraka ukiri umwana mu myaka nk'9 8 ntago watahaga kare wizeye ko nutinda papa wawe ari bukubaze ngo watinze cyane rero n'urwo rwego rwa RIB n'urwego rureba buri munyarwanda wese sumwe rureba buri munyarwanda wese ariko jewe nihaye inshingano nkora n'ikiganiro kuri kuva nahakoreye ikiganiro nubwo nakibonye no ku yandi macano atandukanye ariko kivuga ngo tugiye kureba uburyo tuganira nabo kandi narabikoze ariko abantu bajye banumva kujya muri RIB bajye babigira intambwe ya nyuma y'izindi zose habanje kuganirwa habanje kujyamo abagabo abantu bakuru nkatwe twabanje kwinjira mu bintu umuntu atera intambwe nigeze kureba akantu k'agafilime umuntu yafashe umuntu
amusunika we yari mu nyanja gutya afata wa muntu aramusunika ngo agwe mu nyanja barangije bajyanamo nabo bajyanamo ari babiri imiraba iraza bose bagenda ko kandi ntibari bazi koga rero abantu bajye bareba iyi nyanja nsunikamo umuntu nzi kuyoga cyasimbiza niba utazi koga wisunika umuntu mu nyanja kuko amazi najya kuyamira ntabwo uri bushobore kumukurayo kandi noneho utangire kwibaza ngo kuki namusunitseyo rero niyo mpamvu nari nafashe icyemezo bombi kubicaza ariko nafashe icyo cyemezo cyo kugira ngo mbicaze ari uko nabibonyemo ibyaha. Yego. Ibyaha wabonyemo ni nk'ibihe pastor? Icyaha cya mbere nabonyemo nabonyemo icyaha cya mbere cyuko Claude avuga ngo Mutesi niwe wanyihereye iyi certificate yuko Rusagara yatandukanye yuko Rusagara yatandukanye n'umugore. Noneho process zo gutandukana n'umugore zihera ku kagari. Yego. Cyangwa mu mudugudu. Raporo igahabwa akagari. Noneho iyo bigezaho hari igihe mu bijyana mu rukiko. Urukiko rukaba ari rwo rutanga icyemezo cy'imyanzuro. Yego. Noneho bo basohoye agapapuro kagara k'umurenge yuko Rusagara ari umusiribateri. Noneho ibindi numvishije ntaramenya neza ariko niba babijyanye muri RIB biri bumenyekane neza ngo Rusagara yari umugore yamushakiye i Burundi. Yamushakiye i Burundi ngo niho basezeraniye. Hari igihe uyu mugore yava yubwe akabazwa na ambasade yacu hariya muri Amerika, umugore akavuga ngo jewe umugabo yari uwanje ntituratandukana, impapuro nimuzigaragaza. Urumva rero barihuse gushira impapuro za leta ku muhanda. Babyise imihanda. Mbona imvugo ya hano ntujya wumva Rwema ngire ngo niwe wavuze ngo ni ku muhanda. Ni perezida winuze ngo umuhanda imihanda. Nibyo nabyo bakwikora. Ubu sibyo nakoreye hano Rwema arabizi. Yigira ate perezida w'imihanda. Ariko nanjye muransetse. Je mujya munsetsa. Tuzagira perezida w'inyanya, tugira uwa koperative, tugira uwiki perezida bumwe. Abo bajye babita ba chairman cyangwa abayoboye amashirahamwe. Mugapfobya izina perezida. Rwema niwe muyobozi w'imihanda hano. Ntacyo. Ngo mwaramutoye. Yego. Mwakoze inama. Fanta mwazinywereye he? Hano ku mihanda nta fanta zihaba. Iyo matora mwagize gutya muravuga ngo turagutoye. Cyane. Ngo ni umunyamategeko. Sawa ubwo rero mbere Baraka nabonye ni icyako ga certificate. Ikindi kintu nanone nabonye kuri Pastor Claude harimo no kwandagazanya buriya nyine ndacyakubwira ibyo nabonye bisa nk'ibyaha. Icyambere nkubwiye ako ga certificate gushyira amabanga ya leta ku karubanda koko biriya iyo usohoye ikintu bashobora no gukuza executive mu kazi abana be bagahomba amashuri n'ibindi. Urumva ibintu byabo. Ikindi cya kabiri cyaha nabonyemo ibintu byabo byarenze ibi byo ku mihanda bakururamo abantu benshi. Yego. Bakuruyemo abantu benshi. Umuntu wakuruye abantu benshi ni Pastor Claude. Pastor Claude niwe wazanyemo abantu benshi. Ariko twebwe n'abandi batarije baba bishima kuko arabaha amakuru. Ibintu birihishe warimo arabikurayo nta kibazo biteza burya. Hanyuma ikindi twabonyemo ni ibintu ngo bya banki niba ari ngo imyenda ibyo birimo kwinjira mu buzima bw'umuntu prive. Ko niba mfite umwenda hano ukawuzana ku muhanda ntabwo ubuje kunyishurira, ubuje kunyandarika. Bindi n'iriya audio yasohotse isohoye na Mutesi. Isohoye na Mutesi. Iriya audio irimo ibyaha. Nanjye noneho kandebe niba naba umunyamakuru nkawe. Ariko jewe sindi umunyamakuru. Ariko nizanye ku mihanda mu minsi mike uzabunyumva. Iyo wizanye nta ukuzanye nta bindi bintu byinshi uvuga. Uremera.
bibamo ingaruka nyinshi nyinshi cyane nyinshi koko niba hari umuntu wakubahaga noneho akakubona ku mihanda arakubahuka uba umwizaniye nk'ubu ibindi byaha nabonye biri muri iyi wodiyo ibi ngibi urumva ibyo pasamutesi yagombaga kubivugira hano utavuga baraka none ibyo ntiwagiye ubyumva ahantu henshi ako kajwi bakampaye kuri WhatsApp aka kajwi hari ikibazo ko nanjye bakampaye nawe kukaguha nta kibazo arambwira ngo tugiye gusambanira igitarama muri hoteli y'igitarama abasambana ni bake kame kuri WhatsApp naba ngiye kuba nanjye nkabo ntako nguha ako se ntakaguha Claude namaze kubitanga nundi bakumvise ko gafite nubundi banyumvishije urashaka ukiha nshaka ukiha kuko none ndabona ushaka no kuvuga wowe urashaka ugaha abandi neza ndi gushaka kugaha abantu bankurikira neza nta kintu nibesheho zarangiye ndumva nta kintu ndi bukwibe kuri telefone yawe oya niyo wacinyiba ibintu byarahindutse sinakubwiye ko isi yahindutse urumva no kuvuga umurenge wa Gashora nanjye mbwira ntabyo nzi basinyaho byasinywe n'umuyobozi w'umurenge wa Gashora nibyo ndimo kuvuga dusubire noneho basinyaho none se niba basinya ko musezeranye urukundo babura gusinya gute ko mutandukanye none uzi ko se nubwo kwiremba batubikira ayo makuru ariko batanga rata wowe ndabona uri mukuru warasezeranye basinyaho basinyaho kuki basinyaho kuri executive w'umurenge asinya kuri divorce urukiko ibi byangombwa byose dufata niyo byanyuze mu rukiko mu mategeko y'amategeko amaje kubyaprova bijya mu irembo iyo bigiye mu irembo babyohereza bahita babyohereza hehe mu murenge umurenge ugomba kubyaprova kuko niyo watsi icyangombwa attestation de celibat uri umusore ucyakira mu irembo nyine ariko umurenge etat civile agomba kucyaprova akemeza ko umuntu ari umusore usabira permis hano kajya kwifata kuri polisi cyane rwose basobanurire kuko ntiyari afite mikoro ari kuvuga ngo umuyobozi w'umurenge we tumureke ntimumutunge kamera ariko aduhaye amakuru muri iki kiganiro umuyobozi w'umurenge ni ngombwa kasinyaho nikavuze ni ukuvuga mu nshingano umuyobozi w'umurenge afite harimo no gusinya kuri za divorce cyane rwose ntabyo narinzi urabimenye rero ahubwo gusinyira havuga ati yemeza nyine ko divorce yabaye ababihumugisha ko divorce yabaye ariko byavuye ku rukiko byavuye ku rukiko kuko k'urukiko ko nanjye ndakazi yuko urukiko ari bo batanga icyangombwa kandi nabo bagira kashe aho byari binyobereye naho umurenge usinyiraho ibi bintu byabo rero reka nkubwire Baraka tureke kubyinjiramo birimo amayoberane no kubyinjiramo ariko ko pastor Claude ubu ngubu hanze aha kuza abagore bari kuza kuri social media ati pastor Claude yambwiye ko yatsabye ko dusambana ariko abo ngabo Claude yanabareka yabareka bari kuvuga ko bose barishira ariko ibi bintu kandi jewe sinzi murimo murashaka ibi bintu reka nkubaze ikibazo ubona uturi umugore wenda wifitiye umugabo wenda ejo uzanashaka warangiza ukaza ukavuga ngo nasambanye na runaka niba ushaka n'amaviyuzi cyangwa abamaviyuzi bayakeneye bakuguze ariko wikwiyandarika wikwiyandarika oya jewe biba bimbabaje ndi mukuru nzi bibabaza koko mu kinyarwanda baravuga ngo wicaye nabi ababaza imbere ye wowe wicaye neza wireba imbere nanjye nagombaga kureba urumva ngo wicaye nabi akora iki ababaza imbere ye noneho ugasanga niba noneho urugero
urumva Baraka wiseka ibintu birakomeye noneho hari ibintu reka nkubwire bitakagombye kuza muri uyu mugani ngo wicaye nabi ababaza imbere ye reka nkubwize ukuri abasambana ni benshi uranyumva neza abasambana ni benshi kandi nuko bavuga ngo ni ugusambana ariko abaryamana n'abandi ni benshi noneho uve hariya ejo uri umugore ugomba kuba uzashaka uri umugabo wenda uzashaka wishize hariya ngo ndi umusambanyi ruharwa cyangwa ushizemo abandi bantu nka biriya Claude yakoze byo kuvuga ngo runaka na runaka na runaka basambanye na runaka na runaka ibyo bintu nagari byo n'amakosa ariko nagusikiye Mutesi waje uvuga ati Claude yanyatse igitsina rwose ibyo ngibyo ntabwo ari byo ntago mbishigikiye yagombaga kubibwira ribu cyangwa akabivuga kandi muri icyo gihe akavuga ubundi yuri umukobwa umuntu akaba agiye kugutereta ni byiza cyane uvuge ngo runaka amfashe ku ngufu kandi iyo wemeye uri umugore ukemera ndashaka mubwiza ukuri ngo nanone iyo wemeye nta kibazo kiba kibirimo iyo wemeye bakisambana nta kibazo twebwe mu mabwiriza y'itorero ni icyaha ariko noneho mu buzima busanzwe bw'abantu hari ibyo tutajyamo hari ibyo tutajyamo hari ibintu bikorwa mu buryo buri private urumva buri private hari n'abantu bafite imyemerere y'abayisilamu baravuga ngo urongora abagore batatu ngo cyangwa urongora bushobora gutunga niba umuntu afite miliyari ye akagira amazi 10 buri nzu ayifitemo umugore umugongo we n'umubiri we bibimwemerera ibyo bintu urabizana ku karubanda se urumva ni ukuvuga icyo nshaka kuvuga muri iki Baraka views zirakenewe ariko noneho tugomba kuba abantu bari professional mu byo tuvuga no kumenya abo turibo no kumenya imiryango dukomokamo no kumenya nk'ubu rugero ndimo ndavugira hano ariko mfite amatorero nyobora cyane mfite abantu nyobora mfite abantu nasezeranyije mfite umuryango mfite abana ejo abo bana bazavamo bazashaka bagira abakazana havemo abuzukuru nkiriho cyangwa ntakiriho ugomba kumenya ngo ni ikimvuze ariko reba nje hano nkavuga ngo nje gutanga ubuhamya nafashijwe haleluya nasambanye n'abakobwa 100 haleluya umwe yari afite izipitse undi nti my goodness ibintu bikorerwa mu buriri cyangwa mu mibonano mpuzabitsina ni ibintu byubashwe biri private tuzi abagore Salomo yatunze abagore Salomo yatunze murabaza ariko bwari ubuhamya ariko budashingiye mu kuvuga ngo ni uguharabika ibyo ngibyo rwose njyewe reka mbikureho muri ubu buryo ibi ntibihinduka umucyo nguko nabonye Mutesi abivuga nk'ubeje ubundi nabonye umudamu wagiye kuri 3D nayo imuha umwanya atanga ubuhamya ngo nanjye Claude yaranterese njya batsinda njya hehe ibyo nibyo kuvuga uri umugore uzi ngo uzashakwa twebwe tuba tubona ako kanya twebwe ako kanya duhita tubona ko wahise usambana nawe duhita tubibona umuntu niba guhamagaye ngo ni mu kazi ni mu biki ukaza ibyo hari ibintu bimwe bijya mu gikari hari ibintu bimwe bijya mu miryango hari n'ibintu bimwe bijya muri ribu ubu se Baraka nanjye nze mvuge hano urugo rwanjye nze mvuge ibibazo byanjye ariko namahitamo ibibazo namahitamo yawe wemeye kuvuga urugo rwawe nge nagutunga kamera ariko utanabivuze nge noneho abo mutunga inama naguha nuko utabivuga abo bantu bose nabandi bari inyuma nabo bakize uzi ko ubu ngubu gereka ngo ubuhamya mfite umwana ubu ni ubuhamya buhari mfite umwana w'umukobwa yari mwiza ariko aza muri biro arambwira n'umwana utarengeje n'imyaka ngire ngo nka 25 arambwira ko yanduye agakoko gatera sida abimbwira amubuhamya ko yanduye agakoko gatera iki sida hanyuma birangije
hari undi musore nawe ansanga muri biro nawe amubuhamya kandi ari umwana mwiza hano umubonye ntacyo wamukeka keretse uri muganga yagiye kwipimisha nawe yarwaye agakoko k'iki gatera sida ariko uzi ikintu cyabaye bageze aho bumvikana abo bombi barangije bo ubwabo barihuza bamaze kwihuza bombi ibipapuro bigaragara ko bakoze iki barwaye birangije ikintu cyavuyemo n'iki ni ubukwe amahirwe bagize nuko banabyaye umwana utanduye urumva icyo ndimo kukubwira hari ibintu biri private utazana ku muhanda ngo ndwaye sida ubu nanjye mbabwire ngo ndwaye sida hano urayirwaye nibyo ndimo kuvuga mbabwire ngo ndwaye sida ntago mbizi mbabwire ngo ibi nibi tubwiye ko ari umwe abagore igihumbi nka Solomo mvuge ngo umwe abaha undabaha ameza atyo tayateye atya hari ibintu reka mbabwire ribu yabahamagaza itabahamagaza nabo bararengera kandi reka mbacira umugani ducira umugani ubaho ntuhimbe ntago ndi buwuhimbe kuko imigani myinshi yarahimbwe ariko reka mbabwire umugani umunyarwanda wa kera ntazi umuntu umwe sinamuzana yaciye umugani agira ati aravuga ngo gahanga wazize iki gahanga arisobanura gahanga aravuga ngo jewe nazize ubusa kundeba isura uko nteye barabinziza harimo ibiheri harimo iki gahanga nzira ubusa ariko wowe uzazira akanwa kawe uzazira akarimi kawe niba tuvuga twizigama hari ubuhamya bumwe tutakagombye kujya kuvuga nanjye maze iminsi mbibona abagore beza basobanutse b'abanyarwanda abagore bategeke bakwambara imishanana bakaberwa n'agasura ke n'iki urabona ejo yashakwa cyangwa afite umugabo cyangwa afite abana akaza hano ngo nanjye Claude yaranterese noneho ubu hari n'uwo numvishije wavuze witangiye ubuhamya ku kinyamakuru cyitwa Urugendo avuga ngo niba ikinyamakuru batarakigira prive simbizi ariko kuko nshobora kubivuga hano wajya ku Rugendo ukakibura ariko ahita atanga ubuhamya ngo nanjye baranguze ngo bampa amafaranga nawe warabibonye ubwo natwe tuzahamagazwa turi babiri kuko Urugendo rushobora kukigira prive kiracyariho nakibonye kiracyari ariko rumva niba kitari unload bakigira prive urumva rero ntabwo ari byiza nk'uwo mukobwa yavuze neza kuko yavuze ukuri yatanze ubuhamya bw'abantu uzi ko ibi bintu abantu bakwikisha undi ariko bazi ko ibi byaha baba bashira ku bantu ko bikomeye ibyaha birakomeye reka rero mbanze mbabwire hari icyaha mpimbano none kariya certificate kagaragaye ko ari icyaha mpimbano baba we ntago biza inyandiko mpimbano ifite igifungo cy'imyaka 7 ni hazabu ya miliyoni 2 n'igice kugera kuri miliyoni simbiza ariko umuroya ahabonetse yabisobanura urumva reba rero icyo kintu gihamya umuntu warabigizemo uruhare ubu se wazajya kumusura wazavuga ngo pole kandi aba bantu bajya bavuga ngo nziranye n'umupolisi nziranye n'umuribu nziranye n'uyu bari abantu barahembwa nabizerwa b'abakozi ba leta niyo mwaba muvukana nta marangamutima azanamo akora dosiye uko yakabaye nahuye n'umupolisi aranyandikira kandi ari mukuru wanjye ari mukuru wawe arakwandikira nibyo nakubwiraga nta marangamutima abamo ni ukuvuga iyo byageze mu rukiko umuntu ariho ipingo yicaye aho ngaho umucungagereza n'imbunda inyuma nibwo umenya ngo iyi nda yahita ishira mu minsi 2 iyi ngiyi yahonga uzi guhonga icyo ari cyo ntago mbizi ni uru rurabo ruri hehe reka ndukwereke urabona runo rurabo urarubona yahonga nkarwo mu bintu by'imikino rero abantu niba baza hano kuri za YouTube urumva bakavuga ngo baje kuri YouTube nibasigemo
nibareke kurengera bareke gukomeretsa amago y'abantu bareke gusenya amago y'abantu bareke gukora ibiki utwo tuntu dutoya dushobora kubagezayo nibareke kure narababwiye ngo YouTube ntawe ugomba kuzifunga iyo abantu bazirebye zibaruhura mu mitwe urumva Baraka bazireba natwe tukinjira noneho na ba nyirazo zikabinjiriza amafaranga zamara kubinjiriza amafaranga ikigo gishinzwe YouTube kikaryaho kigatwaraho imisoro na wa muntu akabaho niba ari umunyarwanda rero ufite YouTube imuha amadolari 1000 yarakoze cyane ni ukuvuga umwana wariga ni umushara mu bundi buryo ariko nibige content hari content zubaka urugo hari content zubaka abakobwa hari content zubaka urubyiruko hari content nziza zijyanye n'igihugu abandi bajye barebera kuri Minisiteri y'Umuco na Siporo y'urubyiruko ministeri zitandukanye barebe ni ibiki leta ishaka kuvuga ni ibiki leta ishaka ko bijya mu biki si wowe twakoranye ejo bundi ikiganiro si wowe Baraka sinavuze ngo ejo bundi muri uku kwezi tugiyemo kwa kane abantu bitonde abantu bakora iki bitonde kuko tugiye mu kwezi kwicyunamo ama YouTube ashobora kujya hari akavuga akabona RIB irabatumije wavuze ibiki ni ibiki wavuze imvugo zibibo rwango nyine ibi batwika iyo tugeze mu cyunamo twunamira abacu urumva tukajya mu twibuka genocide cyangwa genocide yakorewe abatutsi muri 90 na kangahe na kane ni ukuvuga rero mu kwa kane ni ukuvuga icyo gihe icyo dukora abantu berekeza mu biganiro harya babyita sirigo babyita bate ibintu umurongo leta iba yashizeho babyita bate ntago bizi ni hari ni ukuvuga bashiraho serogo ni igifaga slogan bivuga neza hata wenda umvuze igifaransa slogan nizo nashakaga ni ukuvuga bakavuga mu vuga ibi abazabivuga nabo kubera biba bivugirwa ku maradiyo no ku mateleviziyo nta kibazo ariko wowe ushatse kugira ibijyanye n'uko utekereza n'uko wumva bigukoraho aboso reka nkubwiye ikiganiro tugisoza gasaba umuntu ukurikiye nimba rwose ngo uhabanye n'umutima wawe gurira urusengero rwo kwa Apostle ibyuma abantu bajya bahimbaza baririmbe bacuranga bazabikora se bazabigura ibyuma birashoboka Baraka ntacyo nihagira ubigura ndibwishime mvuge ngo Imana imuhe umugisha ubinguriye mu izina ryande rya Yesu nzanamusabira pe nzanamusabira rwose none rero Baraka jewe tutarasoza ikindi ku mutima ndashaka kubwira aba YouTube bagenzi banje kuko ubu nanjye mbaye mugenzi wabo aba ngiye kuba mentioning banteje ikibazo mu mutwe mu bwonko bwanjye abo nshaka kuvuga urumva uriya mukobwa wanjye Brian ndamwemera ariko barebe uko bagira hari uwundi witwa ntuza witwa Rayira nakore ibintu bye ariko yijya ku ruhande ngo uyu yafashe ku ngufu byagenze uko uwo undi nanone kandi w'umuvuzi ukomeye nta kagombye kubona mu isura y'agasuku ni uwitwa Jihadi ibyo yakoraga byose ntago namubona hari abantu ubu ubona ngo uyu niwe murongo we yihaye ubu gasuku sinamuvugaho ariko Jihadi we namuvugaho hari ikiganiro yigeze gukora nge muri phone yanjye kirimo nagikuye kuri YouTube ariko kirimo kuvuga ibintu bya prono ariko ubwira abantu bajya bazireba imyanya yo wavuze imyanya y'igitsina cy'umugabo cyangwa cy'umugore ukabyita uko byakabaye ibibaye prono ni ukuvuga icyo ndimo gusaba abantu bavugira hano bareke kugira ibintu bareke gukora ibintu byabaganisha mu nkiko
nicyo nsabye. Yego. Wenda bariya bashobora kunyumva nabi, ariko banyumva nabi nta kibazo, kuko nabo hari ababumva nabi, nabo hari abo bakomerekeje, ariko ubudasa bw'igihugu bwacu tuburinde, turindi igihugu cyacu mu mvugo. Abanyamahanga bumva ururimi rw'ikinyarwanda barebe ko mu Rwanda dufite umuco. Koko ntago nishimiye ngo ribi gihamagara uyu ihamagara uriya ihamagara uyu oya. Nabyo byakumvikana nabi ko YouTube zikandamizwa ko zitemewe n'ibiki, ariko abantu bajye bibuka ngo icyo ngiye gukora hari umuryango wanjye mfite. Muri abo bantu bose uko ndimo kubabona bavuga, ntawe udafite umwana, nta n'utazabyara, nta n'udafite umuryango akomokamo. Nibagerageze bagira aho bagarukira, ariko bakora utuntu twiza. Harimo nk'umuntu nkunda mu ba YouTube, reka ntange babiri umbabarire, uzazishiremo uzabavuga aba bantu. Niyo utanshyiramo ndabikuramo. Ntuze kubikuramo. Nimba utamvugamo nini ndabikuramo. Ndimo cyangwa sindimo. Reka je nkubwire. Ndimo cyangwa sindimo. Wowe ntago naringiye kugutangaho urugero. Birekere. Noneho umva reka nkubwire. Harimo umuntu witwa Rose. Show TV. Ntago muzi. Rose TV show. Nta nubwo mfite nomero ye. Ariko ndabona arimo kugerageza gusesengura. Yego. YouTube yishobora kuzajya ku murongo. Harimo undi nanone mu bakomedi bashaka ama-views kandi ukabona ntacyo bakomerekeje. Hari uwitwa Sabi, harya ngo yitwa Dr. Sabi. Hari utuntu nk'utwo. Hari na mugenzi uri useka ukuntu w'inzobe yitwa nde? Mitsutsu. Simuzi, muvuge neza. Mitsutsu wambara akagofero kagahina ka. Yitwa nde? Uvuze ko yitwa nde? Ugiye kunshira kuri TikTok. Ahubwo bimvugira. Urakoze nyine ni wowe ubivuze. Hanyuma harimo nundi witwa umeze nk'umusaza yitwa nde? Umwe nanone ukurura ipantaro gutyo. Bijya. Bijya. Iyo bijya. Abo bene abo bafite content nkunda, ntizibangamiye idini, ntizibangamiye societe y'Abanyarwanda, ntizibangamiye umuntu uwo ari we wese. N'urugero navugaga ngo YouTube zigomba kugumaho, ariko nibashake content. Ntanze urugero kuri abo bafite za content zabo zihoraho, zidafite ibyo zihungabanya, zitica, zitanakiza, ariko zishobora kubafasha mu buzima bwabo. Ariko ibintu byo kujya hariya ugahangana n'umuntu nk'ibi nkoze, ukameshoninga izina ry'umuntu ngo Jihadi, ngewe impamvu abo mbavuze nuko mfite ibyo nafashe muri phone yanjye. Nta hereza rib, ariko bitanejeje. Bitanejeje. Urakoze. Ariko ako kantu ntacyo wowe wakavugaho. Cy'abantu gushaka za content. Ubu ndasa nk'uw'iki soko, koko ndakubuza abatumirwa. Nta batumirwa muvujisha, ndaza gukora ikiganiro mu kanya. Bose bane guhumugisha, duhe nimero yawe. Nomero yanjye ni 07 88 58 70 61. Murakoze. Ndayisubiramo 07 88 58 70 61. Ariko unyemerere nanasenga. Nabo mpaye nomero bazajye bafata akanya dusengana mu izina rya Yesu. Reka dusenga. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu ndagushimye koko uri Imana ishobora byose. Ngushimiye bene data bose bakora ibiganiro kuri YouTube. Ubahe mwami za content zubaka abantu. Ubahe mwami ibyo bashobora kuvuga, mwami abantu bagafashwa. Urakoze mwami Imana ko kubikoze kubwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Baraka ko dusoje mbona